Mwiriwe neza, muraho neza, murakomeye bavandimwe b'ukwezi kwa TV, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe, umugisha wayo ube kuri mwe. Uyu munsi turi buze kuganira ku nkuru ikomeye cyane. Ni inkuru isaba buri wese gutuza akumva neza. Ni inkuru rwose isobanura ikibazo abantu benshi bibaza. Ni ikihe? Ese koko isi izarangira? Izarangira ryari? Biravugwa yuko isi igiye kurangira. Rero tugiye kureba tutitaye ko turi abakristo, tukaba tuzi neza yuko isi igiye kurangira nk'uko Bibiliya ibivuga, ariko tugiye kureba abahanga n'abazi ubumenyi bw'isi cyangwa se abandi bari guteganya ko isi yenda kurangira. Igiye kurangizwa n'iki? Hari ibintu 10 hano baduhaye ngo bigiye kurangiza isi. Reka rero tuze tubirebane, hanyuma tugendane akantu ku kandi. Ntuvaneho urushinge, ugumane natwe. Ni ukwezi kwa TV, ni Amisha Pro. Rero niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha uri inshuti yacu, kora subscribe, kora likinge, usharinge, kandi muri comment wandikemo, ugira icyo wandikamo niba ari inkuru wifuza yuko twaza gukorera ubutaha. Ikindi, hanyuma urebe comment ya mbere irimo group WhatsApp yacu nk'abavandimwe, nk'inshuti tugomba kubana, tugomba kujya dukandaho, ukandeho winjire ujoining WhatsApp group y'ukwezi kwa TV, hanyuma ujye ubasha kugurana ibitekerezo n'abavandimwe. Reka rero dutangire tuvuga ko ibi bintu 10 byavuzwe yuko bigiye kurimbura isi. Ni ibimenyetso 10 bigaragaza ko isi igiye kurangira. Tutitaye kuri Bibiliya nubwo turi abakristo, ibyo byo turabizi nk'abakristo, ariko abahanga n'abashakashatsi bari bakomeye bo bamaze kuvuga yuko isi igiye kurangira. Irarangizwa n'iki? Reka ntangire mwiyumvire. Ikimenyetso abahanga ba mbere bagaragaje kigiye kurangiza isi ni iki ngiki, ngo ni intambara mpuzamahanga cyangwa se z'ibitwaro bya kirimbuzi bita nuclear war. Ni intambara y'ibitwaro bya kirimbuzi. Abahanga bamaze kubona yuko intambara ikoresheje ibitwaro bya kirimbuzi cyangwa se nuclear war ni imwe mu byago bikomeye isi ihuye nabyo kandi igiye guhangana nabyo, kandi bishobora kuyirangiza bikayigeza ku musozo. Abashakashatsi bavuga ko igihugu kimwe gishobora gutera ikindi gikoresheje bombe atomike, bigatera intambara ndetse igasenya ibintu byose, bikarangira irangije isi yose. Urugero rwa hato na hato urwo mugeze kumva, 1945 ahitwa Hiroshima na Nagasaki, aho Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye ibisasu, hari mu ntambara y'isi, aho zifuzaga yuko Ubuyapani bwamanika amaboko. Ubuyapani rero nyuma yo gupfusha abantu benshi Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani, icyo gihe abantu barenga 200,000 bahise basiga ubuzima mu minsi mike gusa. Ariko se bizaba ibimenyetso koko byuko isi igiye kurangira? Yego, abahanga baravuga yuko rwose intwaro za kirimbuzi ari kimwe mu kimenyetso kigiye kurangiza isi, ariko hari ibindi bari kuvuga. Nibihe? Reka tugiye ku kimenyetso cya kabiri. Ikimenyetso cya kabiri rero barimo bavuga ni ibyo bita global warming. Global warming nk'uko abantu wize wenda bize babizi, global warming bivuga ubushyuhe cyangwa gushyuha cyane bikabije ku buryo bishobora kurangiza isi. Iki ni ikinyamakuru cyitwa IPCC Climate Change Report cyatangaje iyi nkuru ivuga ngo ihindagurika rikabije ry'ikirere, climate change catastrophe, rishobora kurangiza isi. Isi yacu iri gushyuha cyane. Abahanga bavuga ko mu myaka iri imbere ubushyuhe buzazamuka ku buryo butigeze bubaho mbere. Ni gute bizatuma isi irangira? Kurikira: imvura izagirwa nabi, cyane cyane rimwe hazemo n'inkuba zikomeye zitera imyuzure ikomeye. Burya inkuba ifite effect zituma amazi ashobora kuzamuka akarenga urwego asanzwe ariho mu nyanja. Bakavuga kandi ko ibindi bice isi izasigara ari ubutayu bukomeye kuko nta mvura izaba iri kugwa. Amazi y'inyanja azazamuka, imijyi nka New York, Tokyo cyangwa Lagos muri Nigeria ishobora kuzibagirana burundu, utagiye kure no mu bihugu duturanye nk'u Burundi, kwa yuko imijyi ikomeye ishobora kuzarengerwa n'umwuzure bitewe n'amazi menshi azazamuka akarenga igipimo cyari kisanzwe. Imijyi nka New York muri Amerika, Tokyo mu Buyapani, Lagos muri Nigeria bikazibagirana burundu. Jya hafi nko ku gihugu cy'u Burundi, iyo ugiye i Bujumbura hariya, ikiyaga cya Tanganyika ni metero itagezeho yonyine kugira ngo ubugeze ku mazu y'abantu. Rero bivuga ngo amazi aramutse azamutse gatoya, bivuga yuko isi byarangira amazi arenze ku gice kinini cy'isi.
umuryango w'abibumbye UN, United Nations, wasohoye raporo ivuga ko igihe cyose abantu batakora ibihagije mu myaka mike cyane isi izaba itagishobora kubaho. IPCC Climate Change Report, cyo ni ikinyamakuru cyabitangaje. Reka twigire ku kimenyetso cya gatatu kigaragara ko kigiye kurimbura isi burundu ikavaho, indwara zica abantu benshi, ibyo bise global pandemics. Ikimenyetso cya gatatu kigaragaza ko isi igiye kurangira, ugendeye ku bushakashatsi bw'abahanga, tutitaye ku bapasiteri, tutarebye kuri Bibiliya, tutitaye ku bakristo, kuko tuzi neza yuko nk'abantu basenga n'ubundi isi yenda kurangira. Reka turebe niba abahanga babibonye, nawe ugomba kubibona. Icya gatatu ni indwara zica abantu benshi, ibyo bise global pandemics. Urugero, COVID-19 yaduhaye isomo rikomeye muri 2020. Isi yose yarahagaze kubera virusi imwe gusa. None se uribaza iki hagize virusi nshya igaragara ikabirusha COVID-19 ubukana, ikihuta mu gukwirakwira kandi idafite umuti cyangwa urukingo? Abahanga rero bavuga yuko ibi bintu biramutse bibaye, hakaza virusi idafite urukingo igasohoka ku buryo burenze ubwo bwajyaga busohoka, ibintu byaba bicitse. Abahanga baravuga ko isi ishobora kuzongera guhura n'icyorezo gikomeye cyane, kugeza uyu munsi batari kuvuga icyo ari cyo, ariko ngo icyorezo gikomeye cyane gishobora kuza kiruta Ebola, Marburg cyangwa influenza, icyo twita grippe espagnole yo mu 1918 byigeze kwica miliyoni z'abantu. Impungenge nuko isi ibayeho mu buryo bujyanye no kwikaraga kwayo, ariko mu kwikaraga kwayo biduha umwuka utandukanye kandi bigatuma indwara z'ibyorezo zishobora gusatira isi. Ingendo za kure zoroshya cyane kuba abantu bakwandura. Ubucucike mu mijyi n'ibidukikije kandi byangiritse bituma virusi nshya zivuka. Rero World Health Organization yavuze ko global health threats ari ikintu gikomeye cyane gishobora kuzatuma isi irangira mu gihe cya vuba. Ese niba babibona, twebwe turabibona? Reka dukomeze n'ikimenyetso cya kane kivuga ko isi igiye kurangira. Ikimenyetso cya kane abahanga bavuga ni meteor cyangwa se asteroid igonga isi. Asteroid ni iki? Ni biriya bice mujya mubona ibintu bita kibonumwe bijya bihanuka, buriya biba ari ibice by'imibumbe iri mu kirere ishobora kumanuka, kandi gishobora kumanuka nabi cyahura n'isi, buriya ibyinshi biyica ku ruhande bigakomeza. Abashakashatsi bavuga ko igihe cyose icyo gitare cyitwa asteroid kinini giturutse mu isanzure gishobora kugonga isi, isi yose ahita ishwanyuka ikaba umuyonga. Nicyo kishe icyo bita dinosaurs miliyoni z'imyaka myinshi yashize. Bavuga yuko dinosaurs zabaga ku isi, ariko ngo ikibuye kimwe cyamanutse mu gace zarimo batavuga hariho, zigahita zipfa zose zigashiraho. Igipimo cy'icyo kibuye cyahanutse cyaguye muri Mexique ni hafi kilometero 10, gihindura isi yose ubutayu. Cyaguye ku birometero 10, ariko isi yose igice gihinduka ubutayu. NASA n'izindi nzego z'isanzure zigenda zigenzura ibyogajuru n'uduce tw'ibyogajuru tugenda dusharukaho cyangwa se tubarukaho ku buryo bishobora kugonga isi, ariko ntibizwi neza niba igihe kizagera ibyo bice byose bikaza bigahura n'isi hanyuma bikayigonga nk'uko NASA Planetary Defense yabitangaje. Bahora bafite impungenge yuko ngo igice kimwe cy'ibyo bice gishobora kuzagonga isi, hanyuma isi yagongana nabyo igahita irangira, kuko n'ubundi bavuga ko isi habaye icyo bita Big Bang, guturika guhambaye kwaremye isi. Bivuga yuko rero n'ubundi isi kugira ngo ishwanyuke bitazasaba ikintu kinini cyane. None se ikimenyetso cya gatanu ni iki? Artificial Intelligence murayizi, iyo bita AI. Ikimenyetso cya gatanu kizarangiza isi bakita AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ngo ishobora gucunga isi nabi bikarangira isi irangiye. Artificial Intelligence murayizi, ni ubwenge bw'ubukorano cyangwa se Artificial Intelligence burimo gutera imbere cyane kuri ubu. AI irimo gukora ibintu byarenze ubwenge bw'abantu, ndetse ugasanga irusha abantu ubwenge. Ariko abahanga nka Elon Musk cyangwa se Stephen Hawking bavuze ko kenshi ko niba AI ikomeje gutera imbere idafite uburyo bwo kugenzurwa, ishobora kuzaba ifite ubushobozi buruta ubw'abantu. Icyo gihe rero ishobora gufata icyemezo cyo gusenya isi cyangwa gucunga ibintu nabi, bigatuma isi yose irangira, ikavaho, igashwanyuka cyangwa igasenyuka. Icyo gihe rwose ngo bizatuma isi ihita irangira burundu, mu gihe nk'uko ikinyamakuru Future of Life Institute kibivuga,
cyatangaje icyo bita AI risk kivuga yuko nidacungwa neza bizateza irangira ry'isi, kuko icyemezo cyose yafata, kuko ari imaze gufata ubwenge bwose bw'abantu n'isi, icyemezo cyose yafata cyahita kirangiza isi. Ikimenyetso gikurikiyeho cya gatandatu ni iki? Ubutasi. Murabuzi, babyita ubutasi n'ikoranabuhanga mu by'ubuvuzi cyangwa se biotechnology risks. Eka tuzirebe nazo. Ibi rero byiswe biotechnology risks, muri iyi minsi abashakashatsi bashobora gukora virusi muri laboratwari. Harimo amahirwe menshi yo kubyaza izo virusi umusaruro mu kuvura indwara, ariko nanone hari ibyo bashobora gukora bigateza intambara ikomeye cyane, bigatuma virusi yasohoka ikaba yamara abantu. Hari abanga bavuga ko niba virusi yaremwe mu buryo butari busanzwe igiye hanze, nta muti wayo uhari, nta n'urukingo, bivuga yuko ishobora kumara abantu. Iki kinyamakuru cyitwa Johns Hopkins Center for Health Security cyavuze yuko hakwiye kwitonderwa uburyo buri gukorwamo imiti, kuko ari ikintu gishobora kuzarimbura isi yose ikavaho, bitewe n'uko icyorezo, iyi ndwara ishobora gusohoka muri laboratwari nk'uko byagenze kuri covid. Bivuga ko yasohotse yari mu Bushinwa, hanyuma ikabasha kugera hanze, ikabasha kwandura isi yose. Rero bivuga ko hashobora kuzasohoka virusi ifite ubushobozi buruta bwa covid, hanyuma ikaba yamara abantu bose, isi igasigara ari amatongo. None se ni cyo kimenyetso cya karindwi ngo dusoze inshuti z'ukwezi kwa Kativi? Wakoze subscribe, wakoze sabone, kanda like, hanyuma usharinge, dukomeze n'ikimenyetso cya karindwi kigaragaza yuko isi igiye kurangira. Ikimenyetso cya karindwi kivuga ko isi igiye kurangira vuba cyane ni ubushyuhe bw'isi bushobora guturuka ku bikorwa by'ikirere, ibyo bita solar flashes cyangwa se gamma ray bursts. Uku ni uguturika kw'imirasire y'izuba gushobora kuzatera umuriro ukomeye. Izuba ritanga ubushyuhe, ariko rimwe na rimwe ritanga n'imirasire ikomeye cyane yitwa solar flashes. Iyo mirasire iramutse iguye ku isi mu buryo bukomeye, ishobora guca amashanyarazi yose yo ku isi, ikangiza internet, ibyogajuru, telefone ndetse n'ibindi bintu byose by'ibikoresho bikoresha ikoranabuhanga. Abashakashatsi nk'uko NASA Solar Storm Studies yabitangaje, yavuze ko abashakashatsi bavuga ko bishobora gutuma isi isubira mu bihe byo hambere, aho internet yavaho, amashanyarazi yose agashiraho, ibintu byose, abatapfa bakarokoka ngo basubira gutangira guhiga mu ishyamba, badafite n'ubushobozi bwo kuba bakora icyuma nk'uko bakoze icyuma n'umuriro, kugira ngo babashe kuba uyu munsi bitwa bariswe Homo sapiens, aribo bantu duturukaho uyu munsi. Rero NASA yavuze ko ibi bintu biramutse bibaye, iyi mirasire y'izuba iyo bita solar flashes ikagera ku isi ku buryo bukabije, bishobora gutuma isi yangirika mu buryo bukomeye, aho icyitwa umuriro, amashanyarazi, ikoranabuhanga ndetse n'ubwenge bwa muntu bukomeye bwahita busubizwa inyuma. Ikimenyetso cya munani ni ikihe? Bavuga ko kigiye gutuma isi irangira. Tugeze ku kimenyetso cya munani kivuga ihinduka ry'ubutaka n'umuriro w'ikirunga kinini, ibyo bita supervolcanic eruption. Supervolcanic eruption ni iki? Reka dukomeze. Ikimenyetso cya munani ni ihinduka ry'ubutaka n'umuriro w'ikirunga kinini, ibyo bise supervolcanic eruption. Supervolcanic eruption ni iki? Ubundi volcanic bivuga kuri volcano, ni ikirunga. Super ni ikintu gikomeye cyane, eruption ni ukuruka, ariko pana uko umuntu ahubwo ku kirunga. Rero supervolcanic eruption ni ukuruka gukomeye kw'ikirunga giteye ubwoba. Isi ifite ibirunga binini cyane nka Yellowstone muri Amerika. Ibirunga nk'ibi nibiramuka biramutse bisandaye icyarimwe, bizongera ibicu bikomeye n'umukungugu mu kirere, bikazaza ibizuba mu gihe cy'imyaka myinshi, hanyuma bikamara igihe ngo izuba ritabasha kugera ku isi. Icyo gihe bizateza ingaruka zikomeye cyane. Ikinyamakuru cyitwa US Geological Survey, Yellowstone Supervolcanic niko cyavugaga yuko ngo uku kuruka kw'ibi birunga gushobora guteza ibibazo bikomeye cyane. Mwibuke yuko isi yose ifite icyo bita noyo mimbere mu nda y'isi, aho bita mu nda y'isi cyangwa se muri noyo harimo ibyo bita magma. Biriya birunga biruka rero nuko magma iba yabonye akanya gatoya, ikabona ahantu horoshye, ikabasha kuhazamukira, ariko ubundi iri ahantu hose. Bivuga yuko iramutse isohotse ku buryo bukabije ngo yazamura imikungugu ikomeye. Abajya babona ibirunga nka za Nyiragongo, za Nyamuragira ziruka, zizamura imikungugu ikomeye, hanyuma bikamara umwanya abantu batabasha kubona izuba. Ibaze rero yuko ngo iriruka rikomeye bita supervolcanic eruption rishobora gutera igihe kirekire, imyaka myinshi, izuba ritagaragara. Kandi izuba igihe cyose ritazagaragara, nta kimera kizabaho, nta kinyabuzima kizabasha kuba ku isi. Ubwo rero ibyo ubwabyo byarangiza isi.
ikimenyetso cya 9 ni ikihe? Cyo tuzi ukwezi kwa TV twegera ikimenyetso cya 10. Reka turebe ikimenyetso cya 9 kigiye gutuma isi irimbuka burundu. Ikimenyetso cya 9 ni ikihe? Ni inzara y'isi yose bise global resource collapse. Global resource collapse ni inzara izazigatera isi yose hadavuyemo igihugu na kimwe na biriya bikomeye. Abakene bazapfa mbere, abakire bagereranije bazapfamo hagati, abakire b'abaherwa bazapfa nyuma, ariko bose inzara ngo izagera ku isi yose. Iyi nzara iteye ite? Bigiye kugenda bite? Umubare w'abantu ku isi uri kugenda wiyongera cyane, ariko ibiribwa, amazi, peteroli, amashyamba n'ubutaka byo guhinga biri kugenda bicika kandi bigabanyuka. Abahanga rero bavuga ko igihe kizagera ibyo bintu byose abantu bakeneye ku isi bakabibura, ngo bizatera intambara zikomeye cyane kuko abantu bazatangira kurwanira ibiryo. Ikinyamakuru cy'umuryango w'abibumbye wa Loni, UN Food and Agriculture Organizations, cyavuze ko abahanga bavuga ko igihe kizagera ibyo abantu bose bakeneye ku isi bitazaba bigishoboka kuboneka, ngo bizatera intambara zikomeye n'inzara, imivurungano, imyivumbagatanyo izatuma isi ngo itaba ikibasha kubaho. Ngo hazaba ufite imbaraga, hanyuma umukene, umunyambaraga nkeya bazamurya. No kwanga abantu bazarya ibyabo, nibishira barya iby'abandi, nibishira barya abantu. Tutuzi ukwezi kwa TV. Ahangaho ni danger, kuko nubundi tubona no mu gihugu cyacu iyo izuba ryavuye iminsi myinshi ujya kubona ukuntu abantu batangiye kubura ibyo kurya. Ibaze byabaye isi yose none. Iyo twabibuze duhaha Uganda, tukajya Tanzania, tukajya Pakistan, tukajya Thailand. Ubwo tuzajya hehe niba nabo bashonje? Rero bizatera intambara ituma nta mukiri uzabasha kubibika, kuko atazabiryana umukene nawe azabakeneye kurya. Bazarya ibyabo, nibamara kurya ibyabo barya iby'abaturanyi, nibamara kurya iby'abaturanyi kandi ubwo bazabirya babishe, nibamara kurya ibyabo barye n'abantu. Noneho iyi nzara ngo izabikomeye cyane, iri mu bintu bigiye kurangiza isi. Reka turebe ikimenyetso cya nyuma kizarangiza isi mu bihe bya vuba cyane nk'uko abahanga barimo babivuga. Reka tusoreze ku kimenyetso cya 10. Nizere ko wakoze subscribe niba ari bwa mbere, wakoze sabone niba ukoresha igifaransa, hanyuma wakanze like, ukora share, kandi wandike muri comment ngo turashaka ko muzatuganirira ku iki kintu, ubuta tuzabikora nk'uko abakunzi bacu babidusaba tukabikora. Kanda kuri comment ya mbere, urasanga group WhatsApp y'ukwezi kwa TV, ujoininga abaturanyi, abavandimwe n'inshuti, tujye twungurana ibitekerezo, niho ducisha amavideo y'abakomeye tutacisha hano yayenda batemewe ateza ibibazo kuri YouTube. Rero naho ngaho tuganirira ukavugira ibyifuzo byawe byose. Ikimenyetso cya nyuma aricyo cya 10 kigiye gutuma isi yacu irangira kandi twayikundaga, ni ihinduka ry'imibanire ya muntu. Ihinduka ry'imibanire ya muntu, ibyo bita societal collapse from technology or inequality. Kubaho abantu batangana, abantu bikagaragara ko bamwe ari abakire cyane bafite byose, abandi ari abakene cyane, kandi bizagera igihe batabashije kubyihanganira. Iki cyo ni icyago ngo gikomeye cyane cy'imibanire y'abantu ubwabo. Isi irimo kugira ubusumbane bukabije, abakire barushaho gukira, abakene bakarushaho gukena. Ibi rero bitera intambara, imivurungano n'imyivumbagatanyo, aho umukene avuga ati ntago uzabinjyana. Dore ikinyamakuru cyitwa World Economic Forum cyavuze kuri cyo bita inkuru yitwa Global Risks Report. Cyavuze kiti ikoranabuhanga rishobora kuzaba intwari ikomeye mu gucunga abantu no kubima ubwisanzure. Ibi byose bizashobora gutuma isi ikurwaho n'abantu ubwabo. Bivuga iki? Bivuga ko abakire bashaka gukontorora abakene ngo babakoreshe, babagira ibikoresho byabo, kuko uyu munsi abantu 5 ku isi batunze amafaranga akubye inshuro 3 abasigaye bose ku isi. Rero ibyo bivuga yuko batazakomeza kubyanganira abantu, ahubwo bivuga yuko bazakoresha uko bashoboye kose kugira ngo nabo babashe kubaho. Rero abakire bazakoresha ikoranabuhanga ngo bakontorora abakene, ariko ngo abakene igihe kizagera ngo bigaragambye cyangwa bivumbagatanye, hanyuma ngo bakora ibintu bikomeye cyane, harimo kuzahitana babakire, kwangiza ibyabo byose, hanyuma no kwiyangiza ubwabo, kuko uri hejuru wese azajya yicwa na bagenzi be bamushinja yuko nawe agiye gukira, kuko bazaba barabonye ko abakire ari abantu batari beza. Si cyo mvuze, ahubwo ndavuga yuko abantu bari bakwiye kubana neza kandi bakabana mu mutuzo. Ngaho yo rero nguko nshuti z'ukwezi kwa TV, reka mbabwire gukorera abavandimwe ibyo bintu 10 mbabwiye. Abahanga bavuga ko bishobora kuzatuma isi irangira. Ntabwo ari ibintu byo gutera ubwoba gusa, ahubwo ni ibintu bisaba isi yose gutekereza uko yategura ejo hazaza. Ubu rero ndashaka kubabaza inkuru itatu uzakore kuki. Murifuza ko twakora kuki? Ni Amisha Pro kandi yari ukwezi kwa TV. Rero turabakunda kandi mugomeze mukurikire ibiganiro tubagezaho. Ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.